twongeye kubasuhuza kandi reka twizere ko mumerewe neza mu bice byose muherereyemo. Mwebwe muba mwaramaze gukora subscribe kuri Otis Group, ikinyamakuru cyanyu, muba mutegereje amakuru atandukanye, amakuru nyine nk'uko bisanzwe tugenda tukagaruka ku byasohotse mu binyamakuru bitandukanye, ku makuru yasohotse hirya no hino, cyane cyane nyine ya makuru abagenda akagaruka aravuga ku bijyanye n'isi y'ikoranabuhanga, ku bijyanye cyane cyane kandi n'uyu mushinga umaze igihe twavuga ko kitari gito witwa P-Network. Akaba ari uruganda P-Network, ubu ni uruganda tuvuga ko rukiri guproducinga ibintu byose isi ikeneye mu minsi iri imbere. Muri P rero tukavuga ngo umuntu wahageze, umuntu wahamenye, twavuga ngo it's a safe place, ni ahantu heza ho kuba, ni ahantu heza ho kumenya. Uyu munsi twavuga ngo umuntu w'inshuti yawe kuba yaba yaragize amahirwe yo kumenya umushinga wa P-Network ni ikintu cyiza, ni impano y'agaciro waba waramuhaye. Natwe twese tubahaye amakuru, buriya tubaha impano ikomeye. Buriya umuntu utuma usobanukirwa, ukamenya amakuru, ukamenya byinshi, ukaba warakunze uyu mushinga kugeza uyu munsi, ukavuga ngo ubitse P, umenya amakuru ya P. Mu by'ukuri ni ikintu cyiza wungutse mu buzima bwawe kandi kizagufasha iteka ryose. Kandi nyine hariho n'abandi baba baragize uburyo bwo gushidikanya cyangwa se nyine bwo kwiyumvamo ko P ntacyo yabamarira, ntacyo yabagezaho, ariko reka twivuganire nawe wowe wabihaye agaciro kandi ukaba ukibiha agaciro, tukubwira ngo wahisemo neza. Imana izabigushoboze kandi izakugirire neza no kugeza ku iherezo ryabyo. Yesi rero ku makuru atandukanye n'ubundi tugiye kuba tugarukaho muri iki gitondo, ni amakuru birumvikana aba yasohotse mu binyamakuru bitandukanye, ariko cyane cyane reka duhere kuri iki gitabo cyitwa Global Value Consensus Articles y'1314. Iki rero tukaba tubabwira ko ari igitabo uyu munsi wa none kimaze kuba kiri mu ndimi zirenga 27. Muzi ko hari igihe twigeze tukigarukaho tubabwira amakuru yacyo. Iki gitabo rero kugeza uyu munsi kirimo n'ururimi rw'ikinyarwanda. Birumvikana ko ku muntu wanagikenera ashobora kukibona. Wenda jyewe hari igihe mbafite akanya gake ko kugitanga, ariko hari mugenzi wanjye witwa Moses, twabibabwiye ko ni nawe ushinzwe ibijyanye na education ya GCV ku rwego rwa Afurika, niwe ubishinzwe, ariko nanjye nakiguha bitewe n'umwanya nawe mfite. Rero icyo nkubwira cyo ni uko iki gitabo gifite amakuru meza kandi amakuru menshi ashobora gutuma urushaho gusobanukirwa uyu mushinga. Iki ni igitabo cyakozwe n'umuyobozi mukuru wa GCV ku rwego rw'isi, akaba ari Doris Yin. Murabizi ko Doris Yin ari we muyobozi wagiye adrivinga iyi project ku bijyanye no kumenyekanisha igiciro no kumenyekanisha indangagaciro z'uyu mushinga, cyane cyane ko muri field yiwe cyane yagiye yibanda muri education, kandi education mu by'ukuri twavuga kugeza uyu munsi yabaye successful, kuko ibyo yagiye yigisha byatumye havuka abantu benshi basobanukirwa, havuka abantu benshi bumva uyu mushinga. Ndetse uyu munsi iyo tuvuga n'igiciro cya GCV kivugwa, usanga ari igiciro n'ubundi bigaragara ko n'abayobozi bakuru ari bo ko team ubwabo nabo iki giciro basa nkaho bakizi, kubera ko muri porogaramu zose ubona zihari zubakwa, ubona ko nabo batajya bakirengagiza kukigarukaho. Byumvikana ko rero ni igiciro gifite amahirwe menshi cyane yo kuba kigomba kubaho cyangwa se kigomba no kuzakoreshwa. Andi makuru wamenya rero nuko usibye no kuba havugwa GCV, ubu mu cyo bita Chainlink yamaze kuba updatinga ko igiciro cyayo muri systeme cyo ari 315. Ariko hari n'andi makuru nabonye agaragaza ko no mu gihe gito kiri imbere izaba ari 320. Ibyo byose rero ni ibigenda bivugwa uyu munsi, gusa ushobora kuhita ubihuza n'isoko, ukaba watese ko ku isoko bikiri mu mazero, bikiri gutya na gutya. Ibyo twe twarababwiye ngo ririya soko turifata nko mu bazunguzayi, ni isoko rihari n'ibyo koko kandi ryafashije ba bandi bashaka kugurisha ibyabo kuvamo,
ariko twe tureba ibyo ecosystem iri kugaragaza, tureba update ziri muri ecosystem, tukamenya ngo niki kiri kujya mbere kuruta ibindi byose. So rero niba ibyubakwa bifite imbaraga ziruta iby'ama exchange, kuko Pi ntabwo ari exchange, Pi ni ecosystem, ni isoko riri mpuzamahanga, ni isoko rigomba guhindura ubuzima busanzwe mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'isi muri rusange. So byumvikana ko rero amakuru ahari nk'ayo ngayo ni amakuru twavuga ngo umuntu wese aba akwiye gukomeza kwishimira, kumenya ko wamenye ikintu kandi uyu munsi cyubakwa, uko umunsi uvuyeho kigenda cyubakwa kandi kigenda gihabwa agaciro. Congratulation ku bantu baba barabimenye. Uyu munsi tukunda kubabwira ngo iyo ubona nk'umuryango urimo abantu 7, abantu 10 bose baramayininze, icyo kintu uhita wumva icyo ari cyo mu minsi iri imbere. Ugasanga n'indi miryango nyine ku mugani utarenganya, kuko abantu ntibakira ikintu kimwe. Ariko mwumve ko wowe niba ufite Pi uyu munsi ukaba uzibitse warazimenye, ayo mahirwe yose y'ibivugwa y'ibikorwa kuri uyu mushinga ni amahirwe yawe, kandi ni amahirwe adasanzwe, atabaho keshi, atagaruka keshi. Uyu munsi wakubwira ngo agusubize inyuma mu myaka 5 tuvuyemo kuri Pi cyangwa imyaka 4, ntago wakwifuza kuhasubira, kuko imvune zahora zizi, ibibazo byahora bizi. Rero uyu munsi kuba ugitwaje gitwari, ufite izi Pi zawe, ukaba uzikurikiranaho amakuru, nta shiti yuko n'ibyiza biri mu mushinga uzabibamo neza. Ikindi gusa tutareka kunenga ni ukuvuga ngo abantu uyu munsi bagifata Pi bakayitesha agaciro, bakumva nta kintu ivuze, bakumva ngo, yewe no muri comment hano mujya mubibona ukabona umuntu ati jyewe ibya Pi mbona narabirambiwe, narabiretse, ariko ukamubwira ati ese ko wabiretse wabivuyemo cyangwa uramutubwira iki? Ubundi wabivuyemo nta nubwo yavuga. Ubaye warabivuyemo neza waceceka ukigendera, ukareka ababisigayemo bakabisigayemo. Ariko turabizi ko abenshi nyine ni bya bindi by'umunwa udashobora kujyana n'ibyo bakora. Rero ibyiza ni uko yaba ari ubyemera yaba ari utabyemera, icyari ngombwa ko ari ukumenya Pi warayimenye. Icyari ngombwa cya kabiri ko ari ukuba uzifite urazifite. Ibindi rero turatekereza ko ntabwo ari akazi kawe, si n'akanjye, akazi gafite ba nyirako kandi bari kugakora neza cyane. Yes, ibyo rero niba bikubwira ngo wowe inzira nziza watangiye yo kumenya umushinga wa Pi, komeza uyibemo neza, ibyiza byose biri imbere. Ikindi twababwira nuko mwazi ko ejo bundi duheruka mu inama yari yahuje abayobozi bo ku rwego mpuzamahanga. Murabizi ko ziriya nama ziba zitwa Global G7 Conference, ziba ari inama zihuje abantu bafite ibyiciro bahagarariye muri uyu mushinga, cyangwa se kuri G7, tutaza kubyitiranya, bafite ibyiciro baba bahagarariye kuri G7 ku rwego rw'isi. Ngira ngo mwarayibonye ko yari inama ikomeye, yanakurikiranwe n'abantu bageze ku 28,000 babashije kuyikurikirana iri directly live. Byumvikana ko rero ni inama yari ikomeye cyane, inama yamaze amasaha 6 n'iminota irenga 15, kandi urumva amasaha ntabwo aba ari amwe. Wibaze ko abo bantu batakaza izo mbaraga zingana gutyo. Twebwe inama yatangiye hafi mu masaha 8 zinaha, irangira saa 12:30. Ni ukuvuga ngo urumva nk'uwa Philippine we yari yayitangiye ubwo hafi saa 10, mwumva yarangije nka saa 7 z'ijoro. Ubwo urumva mu bihugu bitandukanye abantu kuri ayo masaha babaye concentré kuri iyo nama kandi bayikurikirana neza. Byumvikana ko rero ibi ni ibintu abantu bahaye imbaraga, bahaye umutima wabo. Uyu munsi wowe nubifata ukabikeresa kuko wabiboneye ubuntu, kuko wumva ko nta kiguzi bagusaba, mu by'ukuri ntago aricyo twakwifuriza kubikereza. Ahubwo wakabaye uvuga uti se niba hari abandi babiha agaciro kuri uyu mwanya ungana utya, ku kiguzi kingana gutya cyo kwitanga, jewe kuki nanjye ntakomeza kubiha agaciro? Ariko turabizi ko kandi benshi mwabihaye agaciro, mwamaze no kubisobanukirwa. Yes, iyo nama rero benshi baba bashaka kuba ate se yavugaga ku biki, yagarukaga ku biki,
icya mbere twababwira ni uko aba ari inama yahuje nyine abo bayobozi nk'uko mbibabwiye. Urumva hari abayobozi baba bahagarariye icyo twavuga ngo ni regions, cyangwa se icyiciro runaka. Urumva haba harimo region, twavuga ngo ni region yo mu Bushinwa, region yo muri Indonesia, region ya Malaysia, region ya Afurika, region y'Abarabu, ibintu nk'ibyo. Ni uko biba byagiye bitegurwa. So rero ikiba gihari haba hariho kuganira kuri topic runaka, abantu bakakontribua ibitekerezo, kandi biriya bitekerezo nyine bigenda bigira uburyo bibikwa, bigenda bigira uburyo byunganirana mu buryo butandukanye. Ikindi mwarushaho kumenya ni uko nk'uko nabibabwiraga, kiriya kintu tuvuga ngo ni articles. Uyu munsi ntabwo ari Doris ino ukizandika gusa, hari n'undi mugabo witwa Jason Wong. Jason Wong nawe agira article yandika, nawe ni umuhanga cyane. Hari n'izindi article zo bita Jojo, hari n'izindi article za Rumari. So ni ukuvuga ngo abo bose nabo bagenda bagira uruhare rwo kunganira mu myandikire y'amartikle agenda asobanura cyane ibijyanye n'uriya mushinga turimo. Yes, ahangaha rero abo bose nk'uko nari ndo mbivuga ni abantu baba barahagurutse bakitangira uyu mushinga, bakubaka sosiyete, bakunganira ibyo kuba team bivuga n'ibyo kuba team bikora. Murabizi ko uyu munsi kuba team iravunika, irakora cyane, ariko yanagize n'amahirwe yo kuba ifite abandi bantu b'abakoranabushake mu rwego rwa GCV ambassadors, kuko ni abantu nabo bafite igice kinini bayoboye ku isi ku rwego rujyanye n'uyu mushinga. Kandi aho tuvuga ngo wenda umufaransa yaravuze ngo la fait justifier mais hariho kuzabona resultat nziza, cyangwa se kuzabona consequence nziza. Twavuga ngo byanze bikunze kuba abantu baritanze muri uyu mushinga hari ingaruka nziza bifite, hari resultat nziza bizagenda bigaragaza. Yes, rero byumvikana ko ibyo nibyo biba biri mu byakubiwe muri iriya nama, nibyo bigenda byubaka imbaraga zigaragaramo iyo inama nk'azira zibaye. Ni ukuvuga ngo nacyo ni ikindi cyizere, ni ukugenda abantu batyazanya, kuba ari ukugenda abantu bavuga ngo uyu nguyu arabyumva gutya, mugenzi wanjye uyu nawe arabyumva gutya, ibi ngibi twese nidukomeza kubyubaka tukabihuriza hamwe. Ni ukuvuga ngo ya makominote tuyoboye, ba bantu tugiye duhagarariye dufasha mu myumvire, urumva ibyo byose rero bigenda byubaka icyizere. Kandi buriya ikintu kidafite abantu bakivuga, abantu bagikoraho ubushakashatsi, abantu bakigaragazaho amakuru atandukanye, urumva birangira n'ubundi abantu baba bavuga bati cya kintu nta gaciro kigifite. Uyu munsi rero kuba imyaka igiye kuba hafi 5 payi abantu bakiyumvamo, bakiyikurikirana, nuko hari abantu nyine batakuyeho ijwi, batigeze bareka kuyivugaho, batigeze bareka kuyigaragazaho amakuru menshi atandukanye. Urumva bituma rero na wundi uri mu bitotsi umusinziriye avuga ati cya kintu amaherezo kizaba cyo. Kubera iki? Kuko niba uwo muntu atigeze agira igihe areka kugiha agaciro, urumva n'abandi benshi ntabwo bazareka kugiha agaciro, kandi babona ko hari imbaraga nyinshi zigitakaraho ku bantu benshi batandukanye ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose rero ni agaciro uyu mushinga ugenda wihesha. Hanyuma dukomeje n'andi makuru atandukanye, icyo ubona ahangaha cyo ni uko platform zitandukanye zikomeze kuba zubakwa nk'uko biriho bivugwa, cyangwa se mu bibona byamaze kugaragara ko ni hano mu gihugu cya Benin na Cote d'Ivoire, aho MTN zaho zamaze kuba zigaragaza ko bishoboka cyane kuba wayikoresha mu buryo bwo kugura amayinite, cyangwa se gukoresha mobile money yawe. Aha rero urumva baba bamaze kuyisetingamo ibihugu byose bishoboka. Urabona nko kuri iyi foto twakoreshejeho bagaragaje ko ushobora gushyiramo igihugu cy'u Rwanda ukaba wagura amayinite yo mu Rwanda. Byumvikana ko mu bihugu bitandukanye iki nacyo ni ikindi kintu cyiza gishoboka, ko muri ya ecosysteme abahanga bagenda, kuko urumva ahangaha buri wese aba ashobora kuzagenda develop ibye bitewe
n'urwego rw'ubuhanga afite n'intego z'umushinga. So ahangaha rero biragaragara ko aba bantu bamaze gusetingamo uburyo ushobora gukoresha payi ugura amayinite. Icyiza kibirimo ni iki, aha bahita bakwereka ngo igiciro cya payi kiri kuri aya ngaya. Murazi ko systeme zose ubu ngubu zigaragaramo, ecosysteme zose zigaragaramo igiciro cya payi bakerekana kiri actualize, ni ukuvuga ngo igiciro kiriho uyu munsi cyangwa kiriho aka kanya. So murazi rero ko iyo bigende hariya ku ma exchange ubwo niho bahita birefaringa, ariko nanone muri exchange igiciro cyaho ntigihinduka, ndetse hagahinduka na kiriya giciro tubonamo hariya muri exchange no muri ecosystem bizagendera icyarimwe, usange noneho hose igiciro kibaye icyo bazaba bemeranyijweho, cyangwa se iyi GCV tuvuga cyane ubwo niyo izaba ibaye applique ahantu hose. Aha rero naho bakwereka ko iyo ugiye kugura ari amayinite, tuvuge niba ari amayinite y'ibihumbi 2,000 urugero, ubwo bahita bakwereka nyine za payi wishyura. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiye kwishyura nk'amayinite y'ibihumbi 2,000, hari ushobora gusanga ugiye kwishyura nka payi imwe n'igice wenda, cyangwa se ikitagezeho bitewe na value ihari. So aho igikuru rero aho kiba cyamaze kugaragara niyo systeme yubatswe, iyo ecosystem yubatswe. Ahangaha tukavuga ngo nibikomeza kuba byuzuzwa muri ubwo buryo, abantu bagenda bagaragaza andi ma ecosystem atanga ubushobozi, ibyo nicyo tuvuga ngo ni utility and usability y'uyu mushinga. Buri kimwe cyose rero cyubakwa kigamije ko payi igira agaciro, urumva hari aho bizagera umuntu kuba afite payi yisange mu bintu byinshi, yisange mu bintu byose bimuha amahirwe, byose bishingiye kuri payi gusa afite. Aha rero niho bakubwira ngo ubwo indege izaba yafashe ikirere, kandi indege murabizi ko yagiye ntabwo umunyamaguru yagendana nayo. So byumvikana ko ugifite amahirwe yose yo kumenya payi no kuba yayitunga ni iki gihe, ariko mu kindi gihe kiri imbere we never know, ntabwo tuzi ngo bizagenda ute, udafite payi bizamugendekera gute, ariko tuzi neza ko tudashidikanya ufite payi we bizamworohera cyane kubona serivisi nyinshi, bizamworohera cyane kubona ubuzima bugenda bumworohera, kuko uko tubona isi aho igana, aho ubuzima bwose bugana, tubona ko isi igenda irushaho gukara, tubona igenda irushaho kuba ikibazo ku bayituye ku bijyanye n'amikoro n'ubushobozi n'ubuzima bwo kuyibaho. Ariko nanone niba harabonetse amahirwe nk'aya ngaya, birumvikana ko umuntu wese uyu munsi utarayirengagije hari icyo bizamumarira mbere heza mu buzima bwe buri imbere. Yese rero ibyo ni ibivugwa, ayo ni amakuru aba yavuzwe cyane, kandi akanagaragara ko nabyo biri muri bwa bushobozi payi igenda yubaka, za mbaraga ya ecosysteme ifite aheza iganisha umuntu wese wamenye uyu mushinga. Kuba iki nacyo cyagaragaye cyavuzwe, kuba abantu bashobora kugura amayinite bisunze ubu buryo, urumva aya ni amateste aba yakozwe, ntihahite umuntu avuga ngo birihe ngo nanjye ngo mpite ngura amayinite. So ikiba cyagaragaye ni uko ni amateste baba bakoze bakabona birashoboka, kandi nabwo byazagenda binozwa byubakwa. Yes, tugarutse rero ku yindi nkuru, murabona ko ibijyanye n'ama exchange bagenda bagaragaza uyu munsi amapayi ari mu ma exchange ahageze, cyane cyane ko tumaze igihe tubona Core Team yemera igashora amafaranga nayo nk'uko bivugwa, aho tubona amamiliyoni menshi amaze kugenda abikuzwa. Ubushize muzi ko twabonye miliyoni 8 zishorwa muri payi, nyuma tubona izindi 7 zishorwa muri payi. Bwa mbere ho Banixayo twayibonye ishorayo miliyoni 19 z'amadolari, nabwo bagira gute bashora muri payi. Ibyo byose biri gukorwa ni ikintu kisobanura ejo heza h'uyu mushinga, aho kuvuga ngo ese aba bantu bafata akayabo k'aya mafaranga bakaba bari kuyashora muri payi, bakagura aya mamiliyoni ya payi, bayaguze nk'amasaka bagiye guhunika, ni ibishyimbo, bizagenda gute nyuma? So icyumvikana cyo ni uko twebwe turabibona nk'ibyoroshye, ariko imbere ntago tuzi ibyo ari byo,
kuko uyu munsi hari n'igihe twese tuba ngo dufite payi, ariko payi ziragoye kuzijera no kuzitunga no kuzazigumana, cyane cyane ko uyu munsi reka twifashishe n'ubundi n'uru rugero tubona hano. Aha batubwiye ngo your Pi network account migration may be your retirement plan. Ngira ngo ako kantu mwumva icyo gasobanuye. Hari abantu bagiye bibwira ko payi bazahora bazibajugunyira bakazibaha. Urugero, hari abantu bagize amahirwe babona migration ya mbere ya payi. Iriya migration mwagiye mubona ni ukuvuga ngo aha barakubwira ati kuba warabonye migration ya mbere ntuzibeshye ko indi nayo iri hafi aha ngaha. Wapi? Kwa indi migration aha turabibona ukuntu babyanditse, bavuze ngo indi migration ishobora kuzabaho mu myaka 10 iri imbere cyangwa irenga. Niho bavuze ati migration yawe ushobora kuzayibona uri muri passion, migration ya kabiri. Iyo tuvuze rero migration ya kabiri nabwo tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze, urabona ziriya payi abantu bamayininga nyuma iyo bamaze kubona KYC cyangwa se na migration, ziriya nazo ni payi zibarwa nk'izigomba kuba zazikwinjira muri wallet yawe. Hariya rero naho haba payi nyinshi cyane. Murabizi ko harimo payi ziba ziri mu ba referrals b'abantu bawe muba nabo barakoze ama KYC. Ni ukuvuga ngo igice cyazo uba ushobora kukibona, ariko ikindi gice gisigaye cyitwa ko ari second migration. Aha niyo bakubwira yuko ushobora kuzabona mu yindi myaka 10 cyangwa indi myaka irenga 10. Kubera iki? Uyu munsi hari abandi bantu nabo batarabona payi, batarabona KYC, batarabona na migration n'imwe. Ni ukuvuga ngo ntago bashobora kuzagwa migration ya kabiri, hari n'abandi bantu batarabona iki migration ya mbere. Aha icyo ugomba kumvamo n'iki? Ku bantu bagira ibyago ugasanga payi zabo barazibibye, batakaje za funguzo, barindiriye ko hari izindi migration zizaba. Aho rero niho ruzingiye, niho ho kuvuga ngo uwo muntu ari muri iyo risk ivuga ngo niba payi zawe za mbere baraziguhaye ntuziteho, ntuzibeho careful, izo payi zikagenda cyangwa ukazibwa, izindi zisigaye rero ntago watekereza ko uzazibona nonaha. Nicyo bakubwira ngo aha ngo izo payi zawe ushobora kuzazibona mu kindi gihe cya kera, ndetse gishobora kuba ari igihe gishyira imyaka irenga 10. Aha rero niho bakubwira ngo keep your passphrase and keep your Pi very well, avoid loss. So aho buri wese agomba kumenya inshingano afite zo kurinda payi ze, zo kumenya uko azitwararikaho, cyane cyane nubwo bari kutwubakira umutekano uhambaye wazo, ariko nanone uyu munsi kuzibura cyangwa kuzitakaza urumva byo byaba bishoboka cyane. Byumvikana ko umuntu wese uzagira amahirwe arushijeho kuba aruta y'abandi n'umuntu uzakomeza kuba payi azibika neza, aziha agaciro. Yes, dukomejeho n'indi nkuru nkuko twabibabwiraga ku bijyanye n'ama exchange. Hano muri OKX barerekana ko payi uyu munsi zihari hasigaye miliyoni 121. Mu isoko ryitwa Bitget hasigaye miliyoni 88. Aha bakahita bavuga ngo igiteranyo kizihari zose ni payi miliyoni 341. Bakavuga ko izo ziri hanze zisigaye. Byumvikana ko rero izi ngizi ni nkeya cyane ugeranije n'ibintu bitegerejwe kuzakenera payi, ugeranyije n'abantu ecosystem ya payi itangiye gukora bazaba bakeneye gukoresha payi. Tubibutsa ko muri iyi nama iteguwe ejo bundi ku itariki 29 twababwiye ko ni inama izaba ikomeye cyane ihuje abayobozi bakomeye bafite aho bahuriye n'iby'imari n'ikoranabuhanga hariya mu gihugu cya Amerika, ndetse ikaba ari inama twabonye ko izaba yitabiriwemo ndetse n'abo muri Presidence ya Amerika, aho twabonye n'umuhungu wa Donald Trump witwa Eric Trump, akaba afite inshingano, nawe ni umukozi muri White House. Yes, hariya rero batubwiye ko muri iyi nama umuyobozi mukuru cyangwa se uwo twavuga ngo ni main speaker uzaba wahawe ijambo rinini cyane ni Dr. Nicholas, aho twabonye ko yatumiwe nk'umuntu ufite icyo azavuga muri iriya nama, kandi kitezweho cyane amakuru azahindura byinshi kuri uyu mushinga wa Pi Network, kuko nk'uko mubizi niwe head technology wa Pi, kandi kuba ari we wahawe
iriya ndayabukuru kugira ngo azavuge ijambo rinini kuri uyu mushinga muri iriya nama, ni uko byamaze kuboneka ko umushinga wiwe cyangwa se uyu mushinga wa payi ari uzaba uhetse ku mugongo impinduka yose igiye kuba muri Web3. Ibintu byinshi byubakiwe muri Web3 urumva bizagengwa n'aya mafaranga, kandi iyo tubona iki giciro cya GCV tubona ko nikiba cyemejwe nicyo nyine kizaba gifite ubushobozi bwo guheka biriya byose bisigaye, byo guheka akandi gaciro k'amafaranga yitwa asigaye. Byumvikana rero iriya ni inama abantu benshi bakomeje gutegerezanya amatsiko, bakomeje gutegerezanya igishyika kugira ngo bamenye neza ibizaba biyivamo, ibizaba biyivugirwamo, cyane cyane ko ni inama bahaye igihe kinini cyo kuyitegura. Ngira ngo mubona igihe yatangarijwe n'igihe izabera, murabona harimo hafi ukwezi. Byumvikana ko bashyizemo igihe kinini cyo kuyimenyekanisha, kandi isi yose irayitegereje nk'uko nari mbivuga, kugira ngo hazabeho ikintu cy'impinduka ikomeye. Kandi nimujya kubihuza neza, urumva ni inama izaba byibuze mbere y'ukundi kwezi kumwe, kugira ngo habeho ya P2 day iba ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Byumvikana iyi niba rero ku itariki 29 z'ukwa gatanu, P2 day ikaba 28 z'ukwa gatandatu, so urumva aho harimo ukwezi kumwe. Hariya rero dutekereza ko ibyinshi bizagarukwaho ari kunoza no kugaragaza imikoranire ya payi n'indi mishinga n'andi makampani n'ibindi bigo na ecosystem imaze kubaka. Aha rero naho ku bivugwa cyangwa se biriho bigenda bivugwa, bagaragaza uruhare runini rw'amakampani amaze kuba ari ready yo kuzitabira iriya nama. Ahangaha rero bakubwira ngo consensus 2025 bakubwira ko ngo the top companies that attend consensus ya 2025, hari abavuze n'ibigo byinshi cyane, ntago twanabibarira ahangaha ngo tubishobore. Ni byinshi cyane, ni amasysteme menshi cyane, kandi yose amenshi nyine nafite ahuriye n'ikoranabuhanga. Rero nta na kimwe wavuga kizasigara kiri mu ikoranabuhanga kitayobotse iriya nama. Rwose nitubabwira ngo mwahisemo neza, mwagize amahirwe yo kumenya ibyiza byinshi biruta ibindi, imbere hanyu heza harahari kubera ko mwamenye uyu mushinga, ntago mwibeshye. Uyu munsi umuntu naguseka n'abakikubureminga ujye wicecekera, harya baravuga ngo uhuhe urumeho, ni ukwicecekera ugahuhuka rumaho ukigendera, kuko umuntu wese waba agipinga payi cyangwa se uyivuga nabi, ujye umusabira imbabazi ku Mana nyine, nta kundi. Ntago bavuga ibyazi cyangwa bakinisha ibyo atarahabwa hihishurirwa ngo amenye ibyo ari byo. Reka tubwire wowe gusa ngo aya mahirwe ni ayawe, wiyakeresa n'uyu munsi. Nubwo wayimenya payi, ariko yaba ari cyo gihe cyawe wenda, reka tubyite gutyo. Ariko uyu munsi ntago tukivuga ngo wowe mushya ngo urakenewe nguze, kuko kuza ni inyungu zawe, no kutaza ntawe ufite igihombo. Uyu munsi wamenye payi wese aratuje, ategereje icyo payi ziwe zizamuhesha, kandi icyo ngicyo si ibanga, cyaragaragaye, cyaramenyekanye. Ufite payi wese afite ayo mahirwe yo kuzabona ibirenze ibindi mu buzima. Byumvikana ko ibirenze ibindi ni ka gaciro ko kuvuga ngo nta na kimwe utabasha kubona. Mbese nta kintu cyo kuvuga ngo urongera kwifuza ngo uvuge ngo imodoka wayibona gute, wazubaka inzu gute, abana bawe baziga gute neza, ese ubuzima bwawe bwahinduka gute. Iyo payi gusa umenye ngo ibyo byose irabishoboye, kandi hamwe n'Imana izayikoresha ubona ibyiza byose wifuzaga. Yes, andi makuru rero arushaho gukomeza kuvugwa, ni amakuru ari kugaragara hariya nyine mu gihugu cya Nigeria, igihugu dusanzwe twese tumenyereye ko ari igihugu kibamwe abantu basobanukiwe cyane n'ubundi, cyangwa se bakoze advanced, bari ku rwego rukomeye cyane mu bijyanye na cryptocurrency. Kuko ho iyo tugiye kureba mu myaka irenga na 5 ishize, ndumva ifaranga ryabo ryitwa Naira ryo muri cryptocurrency riba no kuri exchange rimazeyo imyaka hafi 5. Numva bo icyo kintu bagikozeho mbere cyane, bakigeraho ku buryo bubatse ifaranga ryabo ry'ikoranabuhanga. Yes, ku makuru tumaze iminsi tubona nuko
ubushize twanabonye n'ibyapa rwose byiyandikiye ku muhanda bivuga ngo cryptocurrency muri Nigeria ko bo basa nkaho bayemeje cyangwa se bagiye kuyemeza burundu mu rwego rw'imikoreshereze y'amafaranga yabo. Aha rero nk'uko byagaragaye twabonye n'amakuru aturuka mu binyamakuru byaho agaragaza yuko ndetse Nigeria igiye kuba ikorana n'Abashinwa mu rwego rwo kwishyura cryptocurrency, mu kwishyurana ama cryptocurrency aho gukoresha amadolari asanzwe. Ibi rero bikaba ari ibiri kuvugwayo muri kiriya gihugu, ndetse aho mubona ko bafashe perezida waho na perezida wa Nigeria bakabahuza nyine mu byo bavuga ko ari imikoranire. Hano title yabo iravuga ngo Nigeria China to use digital currency in trade, reducing used of ODS. Sorry, andi magambo hano natwikiriho gake, ariko icyo wumvisemo ni kimwe nuko digital currency hariya muri Nigeria bagiye kuyubaka ku rwego rukomeye cyane ku buryo ibasha no kuba yishyurana n'ibindi bihugu cyangwa se n'ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, bakaba babasha kugira gute guhananamwo gukorana mu buryo bw'imyishyuranire. Kandi ntabwo tubona ko ari Nigeria gusa, hari n'ibihugu bya Ghana, ibihugu bya Benin, Cote d'Ivoire. Ejo bundi nahoze mbona umuntu ufite visa card wo muri Ghana agaragaza ko yiteguye kuzajya yikoresha mu buryo bwa digital currency cyangwa cryptocurrency. So ibyo ni amakuru y'ibivugwa nyine hirya no hino, ariko niba waramenye OTC Group tuzajya dukomeza tugushakira aya makuru nk'ayo yose, naboneka update ziboneka zose uzajya uzibonera ku gihe, kandi umenye ngo aya makuru ni amakuru natwe tuba twagiye tugatohoza ahantu hizewe. Ya makuru tuzana hano muri OTC Group tukubwira ko ari amakuru natwe tuba twagerageje gukoraho ubushakashatsi kugira ngo ube uyabona ahangaha. Yes, si ibyo gusa rero, ibindi bikomeje kuba bivugwa nk'uko twagiye tubibona, abantu benshi biteguye gukoresha Pi mu cyo bita goods and service. Iyo tuvuze goods and service ni uko hari abantu bafite ibyo bamaze kubaka birimo amajanse, amakampani ategereje gutanga serivisi. Aho twabonye ko hari serivisi zijyanye n'ubukerarugendo, serivisi zijyanye n'amahoteli, birumvikana muri make icyo twakwita hospitality. Icyo hari abantu bamaze kucyubaka ku buryo nukenyera itike y'indege utazabaza ngo urayibona gute, uratravelinga gute. Ibyo byose ni serivisi zamaze kuba zigaragara ko hari abari tayari biteguye ko bazabona serivisi muri ubwo buryo. Aha rero iyo tugarutse mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubundi bahita bakwereka ikindi kintu twabana none gikorerwa muri Afurika cyane, twabana ubucuruzi. Aha barakwereka rero ubucuruzi bushingiye ku cyo twavuga ngo ni gold cyangwa se zahabu, amabuye y'agaciro ya zahabu. Aha barakubwira yuko bamwe mu banyafurika n'ubundi icyo bazaba biteguye gukora cyangwa se gutanga nabo ni zahabu zabo bakabona Pi. Uyu munsi ni ukuvuga ngo umuntu uzaba ufite na zahabu nubwo yayicuruza muri Pi azaba yungutse kuruta kuba yacuruza ayo mabuye y'agaciro, kuko aya mafaranga uburyo azagira agaciro urumva ntaho wabihuriza n'amabuye y'agaciro cyangwa se zahabu. Uko biri kose izaba iyaruta, kuko aya ni amafaranga azagenda agira agaciro. Nk'uko uyu munsi amadolari iyo uyafite uvuga ngo ejo ntawamenya araba yazamutse. Amadolari rero tubona uko azamuka, tubona uko agira agaciro, ko biba binatandukanye nyirizina nk'uko tumenyereye andi mafaranga. Kandi burya ikintu kizamuka mu gaciro ku rwego mpuzamahanga ntago uba wavuga ngo aya ni amafaranga y'igihugu runaka, ngo ni ay'umugabane runaka, ngo ni ay'abantu aba n'aba. Urumva aya ari amafaranga mpuzamahanga. Iyo bakubwira ibihugu birenga 100 bakakubwira ngo byose bifite cyangwa se muri iyi system ya Pi bakubwira ngo icyo bita accessibility nicyo bubatse kuzabona accessibility kuri Pi. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose wazaba urimo cyangwa se ibihugu hafi ya byose bifite abapayoniya bazaba bafite amahirwe yo kugira accessibility kuri uyu mushinga. Byumvikana ko nyine ni handi bigaruka bikagwa kuri wa muntu gusa wagize ayo mahirwe yo kuba atunze Pi. Yes, ikindi ugomba kumenya ni uko nibatangira gukoresha Pi mu buryo bwizewe burimo ari ama ecosystem nyine nk'uko twabivugaga,
urumva hari ama organisation menshi, yewe n'iki twita ngo ni GCV Ambassadors Institute, nidushatse tuzaba ko isite iba nka institution, kuko ubwabyo ibikorwa imaze kubaka, inzego yubatse ubwabyo birihagije. Urumva nayo ntabwo izabura nk'iyi institution ya GCV, ntabwo izabura kuba ifite ibintu byinshi izaba iyoboye bijyanye n'uyu mushinga wa Pi Network. Aho twavuga ngo kuba izaba ihuje byonyine abacuruzi, ihuje abantu bafite expertise z'ibintu bitandukanye mu kuba bakubaka ibigo, mu kuba bakubaka imishinga nabo ishamikiye kuri ya Pi. Donc ibyo byose bizaba bifite uruhare mu guhuza imbaraga ku bantu bose bamenye umushinga cyangwa babubamo. Yesa rero tukaba twakubwira ko yaba ari amahirwe akomeye n'ubundi ku bantu bo muri Nigeria, igihe cyose Ubushinwa bwaba bwemeranyijwe gukorana na Nigeria nk'uko tubibona. Urumva Ubushinwa ni igihugu cya business, ni igihugu gikora business. Uyu munsi bakubwiye ko ibicuruzwa byabo mu Bashinwa bashizeho uburyo bwo kwakira amafaranga nk'aya ngaya. Urumva abantu baba bagiye kororwa. Nanjye ubwanjye ngira Abashinwa dukorana mu bijyanye n'ubucuruzi, hari ibyo mbahahira, hari amakomande mbashobora gukora, ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora gupfa kubona Umushinwa utubwira ngo uramwishyura digital currency cyangwa se niyo yaba cryptocurrency upfe kuba wamubona. Ni ukuvuga ngo biba bigoye, arakubwira ati uranyishyura mu mayuwani cyangwa se unyishyure mu madolari. Akenshi bo banaprefera amayuwani y'iwabo. Byumvikana ko rero iyo politike yo gushyiraho gukoresha digital currency mu Bushinwa ibaye igenda neza, nubwo tubona ko babyavuzwe mu gihugu cya Nigeria muri partnership ya Nigeria n'Ubushinwa, birumvikana hari n'ibindi bihugu wenda byazaboneramo amahirwe, cyangwa se n'abantu individuals bagashobora kuba babona ayo mahirwe yo gukorana n'abacuruzi bo mu Bushinwa bishingiye kuri iyo myishyuranire. Kimwe cyo twamenya ni uko mu minsi iri imbere hazaba haca umuntu wambaye, hazaba haca umuntu wasobanukiwe, kandi ikintu kizakubwira ko ibi bintu ari isomo rikomeye ni uko uyu munsi ushobora no guhura n'umuntu ujijutse, uzi ubwenge, wize imibare, wize ekonomi, wamubwira ibi bintu akumva we ni ibintu ahubwo bimusiga, ni ibintu atashobora no guhuza n'ubwenge bwe, akumva ni n'ibintu bitanabaho, akumva ni scam, akumva ni ibintu nyine bitagira umurongo. Ariko wibaze ngo wowe igihe cyonyine umaze wumva amakuru, ukurikirana byinshi bivugwa kuri iyi mishinga, ubu wamaze kuba nka professor, ubu wamaze kuba nk'umuntu uri docteur muri ibyo, mu gihe hari undi muntu ufite n'izindi qualification nyinshi n'izindi experience z'ubuzima ariko wahishwa aya makuru. Rero mu by'ukuri kuba wowe warayamenye ukaba yakurikirana, nabyo ujye ubishima Imana, kuko aya ni amakuru azatungura benshi, azifuzwa na benshi, ariko bibagore kubisobanukirwa. Rero ntugakerese icyo wamenye, kuko kuba warabimenye nabyo n'andi mahirwe, n'indi chance y'ubuzima yinjiye muri wowe kandi ugomba kwitaho cyane. Yes, dukomeje n'andi makuru. Ukuvuga ngo uyu munsi ibivugwa byose kuri uyu mushinga ni ibigenda bigaragaza icyizere ufitiwe n'isi, icyizere cy'ejo hazaza ku bawumenye, kandi tubabwira ngo nk'uko abantu bagiye batekereza ko Pi ngo bagombaga kwita bayirya ako kanya, kiracyo nubwo abantu ariko babitekerezaga, uyu munsi wakwishimiye icyo bariho bubaka uyu munsi, kuko bavuze ngo bubake ikintu cyari kuza kikamara ukwezi kumwe kikarangira cyangwa amezi 3 kikarangira, ukabonamo amafaranga bikarangira, ntacyo byari kuba byakungura ubuzima bwawe neza. Nk'uko uyu munsi nibamara kunoza buri kimwe cyose cyubatswe kuri uyu mushinga, ari bwo uzenjoyinga by'iteka ryose, mirere ushobora gukoresha amafaranga ya Pi Network. Byaragaragaye rero kandi byamaze kuboneka ko igiciro cyitwa 312 by'idolari, kucyanga, kukirwanya, kuvuga ko kitashoboka, byose ni uburenganzira bw'umuntu, kuko ni ibintu birenze n'ubundi na serivo y'umuntu kubyakiriza umutima no kubyakiriza ubwenge bwawe. Ariko icyo tubona cyo kuwabyemeye no kubyanga nta na kimwe yabihinduraho, ni ikintu kigaragara ko isi icyiteguye kandi n'icyubaka neza. Byumvikana ko aka gaciro ni mu bicuruzwa. Hanyuma ibyo bita kubikuza, kuvuga ngo ndashaka kashi, ibyo ni ikindi kintu,
abantu bazamenya hari imikoreshereze yacyo nyuma, ari nayo tuvuga ngo niba uyu munsi bariho bagenda bubaka amasisiteme ashobora no kubihuza na MTN akazabihuza n'amabanki, biragaragara ko kuzagenda byubakwa gutyo bizaba bifite byo management. Ariko wenda dushobora kwifashisha urugero ruto uyu munsi nko ku bantu bakora umwuga wa forex trading. Forex trading muzi ko igira abo bita abantu bahagarariye platform, wenda reka mvugemo nk'umuntu umwe witwaga Tempura, wari ufite platform ya Tempura. Uwo nguwo ni ukuvuga ngo ni wa muntu uba ufite systeme yubatse ihujwe n'amabanki, ihujwe na moyen de paiement zirimo cryptocurrency, zirimo visa card, zirimo nimero de telefone. Usanga buri kimwe cyose kijyanye na moyen de paiement cyubakiye mwaho. Rero bikatuma biba trust, abantu bakabyizera cyane kuko uvuga ngo amafaranga ukoreye muri iyo platform yawe urahita uyazana mu mafaranga iyo mu buryo busanzwe bwawe ukoreshamo mu gihugu cyawe uyakoresha. Urazi ko hari abantu uyu munsi nyine bakijwe na za forex trading, kandi forex trading murazi ko hari n'abantu babikora kinyamwuga ndetse babisabiye n'ibyangombwa. Murazi ko hari amakampani akora forex trading anafite n'uruhushya niba ntibeshye rwa CMI, cya kigo gishinzwe guha impushya ibigo nk'ibyo bikorana n'ikoranabuhanga. Rero byumvikana n'ibindi byose birashoboka ko byazagenda binozwa bikagera igihe byaba ari amafaranga aza nk'uko nk'ayo yandaza. Rero icyo tubona cyo nuko mu minsi iri imbere nta na kimwe kizaba kidashoboka mu guhuza agaciro k'aya mafaranga ari muri Pi. Reka tukubwire ngo amakuru yo ni menshi, amakuru yo tuzakomeza tuyabahe, ariko icyo ugomba kuzirikana ni agaciro ko kurinda ibyo wagezeho, ni agaciro ko kumenya Pi zawe ko udakwiye kuzivogera, udakwiye kureka gukomeza kuzibika. Iyo tuvuga kuzibika ni uko uyu munsi niba wakurikiranye amakuru twaguhaye, inama twagiye tuguha kuva na kera, uzasanga umuntu wese wagiye azumva akaziha agaciro uyu munsi atuje. Kubera iki? Yabonye amakuru amuha gutuza, ntabwo yabonye amakuru amuca intege. Uyu munsi hari n'uwakubwira ati Pi, ati ikintu ufite itungo rikakugoboka, ati nta mpamvu yo gusonzana Pi zawe. Urumva icyo ngicyo cyaba ari ikintu noneho kikubwira ngo izo Pi zawe ntacyo zikivuze cyane gukomeza kuzibika. Rero twe siko tukubwira, twe turakubwira ngo Pi zawe zifite agaciro uyu munsi ndetse n'ejo, kandi ejo haruta uyu munsi. Ni byiza rero kumenya icyo utunze no kugibika mu gihe kizaza kikazaba ariho kikugeza ku nzozi zawe nyinshi. Ibwo nicyo bavuze ngo ni hold your Pi. Bika, ongera ubike Pi zawe, uzi holding, then Imana izaguha umugisha kuri buri kimwe cyose. Rero amakuru yacu n'ubundi nakagaruka, reka tukubwiye gusa ngo wowe niba utarakora subscribe uba ukwiye kuyikora. Ikiganiro cyacu ubona hari abandi wagiha kikabanyura kikabafasha, cyangwa se ukaba ucyumvise bwa mbere, uba ukwiye nawe kuba nyine wasiga ukoze subscribe, kandi tukakubwira ngo amakuru yacu yo nakagaruka. Imana ibarinde mwese. Hanyuma tugaruka ku byo twari twavuzeho, twagarutse cyane kuri iki gitabo cyasohotse cya Doris Yin. Iki kikaba ari igitabo cyitwa Global Value Consensus Articles y'1314, aho twababwiye ko iki ni igitabo kiri mu ndimi zirenga 27, aho ushobora kukibona yaba ari mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, ndetse tubabwira n'uburyo mwabasha kubibona. Kandi ni ibitabo birimo amakuru menshi yagufasha ukomeza wumva filozofi y'uyu mushinga nuko yubatse n'aho igeze, n'impamvu ugomba kugenda wihangana muri wo kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe ibyiza biwurimo bizaguheshe ibyiza. Twagarutse kandi no ku makuru avuga cyane ku bijyanye na platforme yubatswe n'aba bantu bo mu bihugu bya Benin na Cote d'Ivoire, aho bamaze gusohora ecosystem yabo igaragaza ko ushobora kuyinjiramo mu gihugu cyose urimo ukaba wagura amayinite. Ni ukuvuga ngo batangiriye kuri system yo kugura amayinite. Ushyizemo igihugu cy'u Rwanda birakunda, barakubwira ngo select operator bikaza. Ubwo icyo uwo bise operator, ahangaha baba bakubwiye ngo buy airtime.
muri iyo step 1 rero baba bakubwiye ngo urashyiramo igihugu, nicyo bita operator. Ahangaha rero ushobora kwita ubona muri ya operator yawe ushobora kwita ubonamo Airtel, Tigo cyangwa se MTN Rwanda. Ubwo nuri Burundi azabishyiramo bigende gutyo, nuri muri Kenya azabishyiramo, nuri Tanzania azabishyiramo gutyo. Urumva icyo ni ikintu gikomeye, nubwo tutari kucyura agaciro kimwe, ariko niba bari kumenyekanishaho ko aho uri hose mu gihugu urimo ushobora byonyine kuzabona ukugura amayinite, kandi bikaza byisungana, bikazaba byisungana no kuba ufite payi. Urumva iyo ni intambwe cyane ikomeye. Aha rero muri step ya kabiri yaho ho barakubwira ngo select amount, estimated amount y'amafaranga ushaka kwishyura. Aha rero kuri example dufite barerekana ko umuntu yaselectinze 1486. Ubwo ayo ngayo ni amafaranga y'amanyarwanda, aho bakubwiye ngo you received a promissory 1486. So aha rero bakerekana ubwo ayo uri bube ufite cyangwa se amayinite ugiye kugura agaciro ari bube afite. So ibyo nibyo bakubwira nyine bigenda binozwa, kandi birumvikana niba ahantu bakwemereye kugura amayinite, ubwo n'ejo bundi wazasanga unayakonvatinze n'ubundi muri yayandi ufite ushaka kubikuzamo, ugasanga n'ubundi arahageze hehe no kuri wallet yawe. Byumvikana ko ayo nayo n'andi mahirwe yose agitegerejwe. Ikindi twagarutseho rero, twagarutse kuri iriya nama itegerejwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu, ku kwezi tugiye kwinjiramo. Murabona ko ukundi nako kwashize. Byumvikana ko rero kuri akwezi kwitezwemo inama ikomeye, ari naho twavuze ngo ni inama izaba itanga amahirwe ndetse inashyira ku mugaragaro iyi Pi Network, kuko iriya nama kugira ngo itangazwe kuri uru rwego, urumva n'indi publicité ya Pi izaba ibayeho. Kiriya ni ikintu kiri official cyane kizaba kigaragaye, ahubwo dushobora no kuvuga ngo buriya hazaba wanabihuza nuko bizaba byenda kuba launch, ya launch noneho iri official, ya launch itari iyi ngiyi yo mu gikari yo kuvuga ngo byagenze gute, kuko urumva Pi igomba kuzagera igihe isohoka hanze n'ibinyamakuru na za BBC zikavuga zikabimenya ko ikintu nk'icyo ngicyo ku isi cyabayeho, atari ibi byo mu gikari byo ngo byaguye cyangwa byamanutse ngo cyangwa ni scam cyangwa si scam. Urumva nk'uko andi ecosystem launchingwa, za Google za launchinzwe, ama system ya Apple ya launchinzwe, n'ibindi nk'ibyo. Urumva rero hari igihe kiba cyitezwe ko na Pi izavugwa mu rwego nk'urwo, ku buryo isi yose imenya ko hari ikintu kidasanzwe cyavutse kandi kigiye gukora mu rwego mpuzamahanga, bititwa scam, bititwa ikindi kibi icyo ari cyo cyose. Yes, rero iyo nama twayigarutseho ko nayo kuba Nikora azaba ari we twavuga ko uri speaker ukomeye cyane wa mbere muri iriya nama, kuko niwe uzaba uri nk'umuntu uhabwa ijambo rikuru kugira ngo atangaze byinshi bimaze kubakwa. Urumva ni ikintu kizaba cyitezweho n'abantu benshi kugikurikirana ku isi mu rwego rusange. Twagarutse cyane kandi nanone ku bijyanye n'uburyo ama exchange igiciro kirimo atari cy'abantu bagomba gukomeza kugenderaho, kuko na Pi zihari ubwazo bakomeje kuzikurayo ku rwego rukomeye, kandi abazikurayo bakaba bashorayo amamiliyoni menshi cyane. Byumvikana ko kuba abantu bemera gushora amamiliyoni bakagura ntabwo ari ikintu wavuga cyo gutesha agaciro, kuko ababikora ntabwo ari injiji, ahubwo bafite ubumenyi. Ariko nanone tunavuga ngo wa muntu ufite Pi ziwe nawe akomeza azibike azishyire kure. Ikindi rero twanagarutseho nyine muri rusange, twanagarutse ku bigo bifite aho bihuriye n'ibintu bya digital currency cyangwa se isi ya blockchain, aho twavuze ko ari ibigo bikomeye bizitabira iriya nama. Aho ikigo cya mbere nyine twavuze ni Google, harimo za Sony, harimo za Ripple yo nari amafaranga n'ubundi ya XRP. Urumva nayo XRP ifite ecosystem yihariye, harimo Tron nayo ifite ecosystem yihariye, harimo Solana nayo ifite ecosystem yihariye, harimo Telegram, harimo za Adidas, harimo za Visa,
so harimo ibintu byinshi cyane za Binance zirimo, urumva bari bose bazaba ari abarisina muri iriya nama kandi bafite contributions yabo muri iriya nama. So twaba rero ngo amakuru yo n'ubundi tuzakomeza tugende tuyakurikirana byinshi muri uyu mushinga, murabizi ko birisobanura, twicyo tuba tuza gusa tuvugaho ni ubusesenguzi no kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo tumenya aho umushinga wacu uri kuva naho werekera, hanyuma tukubwira ngo komeza umayininge kandi ukomeze utegereze ibyiza byose biri imbere. Kandi nanjye narakubwiye ngo amakuru sinzareka kuyakuzanira yose ayabonetse, hanyuma nawe ukomeze ube hamwe natwe. Ciao ni Olivier Ndatimana, andi makuru ni mu Isango Itaha, Imana ikiturinze. Bye bye.